muri Riva Studio tunabategurira ikiganiro gitoya gihoraho cy'uburyo twatoza abana kubaha Imana. Intego y'ikiganiro iboneka mu gitabo cy'imigani ibice 22 umurongo wa 6 ahagira hati: menyereza umwana inzira akwiye kunyura, azarinda asaza atarayivamo. Akenshi nkunze kubona abana batozwa n'ababyeyi babo gusoma iki cyanditswe twasomye, bababwira amahame n'amategeko ari mu ijambo ry'Imana. Nabyo ni byiza. Amahame n'amategeko n'amagambo y'ubwenge dusanga mu migani no mu mubwiriza ni meza, ariko sibyo dukwiriye kwibandaho twigisha abana bacu. Intego nyamukuru burya y'ibyanditswe si ukumenya cyane no kuba abantu beza, ahubwo ikigambiriwe ni ugukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni nabyo dukwiriye gutoza abana bacu. Ese mu by'ukuri twari dukwiye gutoza abana bacu ubushake bw'Imana n'amahame y'Imana no gukomera kw'Imana? Ese dukwiye kugenda tubereka uko imiryango yubakwa nubwo nabyo ari byiza? Gutinda kuri ibi ni uguhusha intego nyamukuru. Intego nyamukuru ni ugukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Iyo wicaye ahirengeye ukabona ibyiza Imana yaremye, ukareba ibibaya byiza, uburyo izuba rirasa, warangiza ukabyishimira, ese ni uruhe ruhare wagize ngo ubyishimire cyangwa ngo ubinezererwe? Urebye ntacyo wigeze ukora, nta ruhare wabigizemo, byose ni Imana ibikora. Wowe icyo wakoze ni ukubireba gusa kandi bikanezeza umutima wawe. Uko niko wiga gukunda Imana. Ni byiza kumenya amahame n'amategeko y'ubwenge bwose ku Mana, ariko ibirushijeho ni ukumenya ko Imana ari urukundo. Icyo ukeneye cyane ni ugukunda Imana. Kugira ngo mu rugo habe ibyishimo no kwizihirwa, biradusaba gutoza abana bacu kumenya Imana iyo ari yo. Nubwo gutoza abana tubabwira amahame n'amategeko y'Imana, gukiranuka no gukomera kwayo ari byiza, icyiza kurusha dukwiriye kubigisha kugira neza kw'Imana, urukundo rwayo n'ubwiza bwayo. Ese wari wagerageza nk'umubyeyi kwicarana n'abana bawe mukaganira, mugaseka, mukanezererwa mu Mwami? Ese wari uzi ko abana bakwiye kumenya Imana iyo ari yo mu byanditswe, bakamenya ibyiza byayo, urukundo rwayo no kugira neza kwayo? Gutoza abana ibi bituma bakura bakunda Imana kurushaho. Ni byiza kugira amahame y'ijambo ry'Imana mu muryango, ariko nanone dukeneye ibihe byo kunezerwa, tugasusuruka, tukizihirwa, tukaririmba, hakaba ubuzima. Imirongo ya Bibiliya ku nkuta n'amahame n'amategeko no kubitoza abana ni byiza, ariko ntidukwiye guhusha intego yo gukundisha Imana umutima wawe wose, imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Biroroshye gusobanurira umuntu wese itandukaniro ry'umusaraba cyangwa Yesu n'ibyiza byose umuntu azi ku musaraba, ariko icy'ingenzi ni ukubwira abana bacu icyo umusaraba cyangwa Yesu avuze mu buzima bwawe nk'umubyeyi. Basobanurire icyatumye ufata icyemezo cyo gukurikira Yesu, ubibatoze. Uko bakura bizababera urwibutso, bizaba bifite igisobanuro muri bo. Haranira gusa na Yesu mu buzima ubanamo n'abana bawe kugira ngo ubashe kubereka ibyiza n'urukundo rwa Kristo. Ubasangiza ibyiza Yesu yagushoboza, ubibaganiriza kandi koko babibona mu buzima bwawe nk'umubyeyi. Bagabo, mwirinde kubabaza abana banyu mubabera umutwaro, ahubwo mubatoze kubaha no gukunda Imana. Ibi ni ingenzi. Ndavuga umugabo, simvuga umugore. Dusomye mu byanditswe nko mu migani, umugore afite uruhare runini cyane mu kurera abana. Nubwo ari byiza, ariko ntibyakabaye ihame ndetse ngo byibagize abagabo uruhare rwabo mu kurera abana. Basa n'abaharira abagore umurimo wo gutoza abana no kumenya no gukunda Imana.
ariko ndagira ngo nkwibutse, nubwo bitoroshye kuba umugabo w'urugo no kuba papa w'abana, ntukibaze ko igihe uvuye mu kazi unaniwe uba uje kuruhuka. Oya, uracyafite inshingano zo kwita ku bana. Uruhuka igihe wagiye kuryama. Iyo ugeze mu rugo uba ufite byinshi byo gukorera abana. Hari umunyabwenge nakunze wavuze ngo iyo ntari mu rugo abana nabo umugore, ariko iyo ntashye abana baba banjye kugeza bagiye kuryama. Ubikoze nk'ihame, nubwo bigoye, ni ikintu cyiza mu muryango. Twibuke ko si byiza kubabaza abana no kubatoteza no kubasharirira, ahubwo dukwiriye kubihanganira no kubatoza kubaha no gukunda Imana. Umubyeyi umwe yarimo atoza umwana imibare, akamufasha inshuro nyinshi, ariko umwana ntafate. Arangije aramucyaha, ababajwe nuko atafashe ibyo amwigisha. Nyuma yaho gatoya umubyeyi yumva ijwi ry'Imana rimucyaha. Umwuka wera aramuganiriza ngo ko tumaranye imyaka irenga 25 nkwigisha bingana iki ko n'uyu munsi utarabasha byose? Ese hari icyo nagutwaye? Ko ntarambirwa kukwihanganira? Ko ntakwinubira? Wowe uterwa n'iki kutihanganira abandi? Nyuma ajya hiherereye ararira, asaba Imana imbabazi. Nyuma aragaruka asaba umwana imbabazi. Umwana aramubaza ngo wakoze iki? Umubyeyi aramwicaza aramubwira ati, sinigeze nkwihanganira, nakubabaje mwana wanjye, ubwo nakwigishaga inshuro nyinshi nkubwira nkabona utabifata, byambabaje. Akomeza amubwira ati, mu myaka 25 maranye na Yesu hari byinshi yantoje ananyigisha, kandi sindabibasha kubikora byose. Kandi ntabwo anyinubira cyangwa ngo ndambirwe, ahubwo akomeza kunyereka urukundo no kunyitaho. None ngewe sinitwaye uko Imana idusaba, umbabarire. Umwana yabonye imbuto z'umubyeyi amubwira urugendo rwe na Kristo, kandi hari icyo byamwubatsemo. Ntitugasharirire abana, ahubwo tubatoza urukundo no kubaha Imana, tubaha n'igihe ari ngombwa, ariko tubikoranye urukundo n'umunezero. Umugabo akwiye kwita ku muryango no kuwuyobora neza, akawitaho, akawurinda, akawubaha. Mureke tugerageze gushyira mu bikorwa ibi tuganiriye byose. Urugero rwiza rw'umuryango twarusanga muri Timoteyo ibice 3 no muri Tito wa mbere. Nk'abagabo ntidukwiye guharira abagore bacu inshingano zo gutoza no kurera abana gukunda Imana, ahubwo ni inshingano zacu, nubwo umugore akora byiza byinshi ndetse biruta n'ibyo dukora. Igihe ugiye kurongora, ntugatekereze ko ugiye kwita ku mugore ugiye gushaka gusa, ahubwo uzirikane n'imbuto z'abana zizava muri uwo mubano, nazo wibuke ko urahiriye kuzitaho. Urakoze cyane kudutega amatwi. Wakomeza kudushyigikira usangiza ibiganiro byacu inshuti zawe. Imana iguha umugisha.